iyo kwitana ba mwana cyangwa se kuvuga amadisikuru meza, kubeshya cyangwa se gushira isoni, iyo biza kuba aricyo gisubizo cy'iki kibazo, cyari kuba cyararangiye kera. Ntabwo twakabaye tugifite iki kibazo na none. Dufite abantu baza bakavuga ibinyoma ubona ko nta kintu kimwe bitayeho. Uyu ni umukuru w'u Rwanda ubwo yavugaga mu nama yahuje ibihugu by'umuryango wa Afurika byunze ubumwe iri kubera Addis Abeba muri Ethiopia. Yakomeje ababwira ngo ni gute FDLR mu mitwe ya bamwe itabaho, cyangwa se bamwe bigira nkaho FDLR itabaho. Gute ufata ikibazo cya FDLR ukacyoroshya, cyangwa se ikintu nk'icyo ngicyo ukacyoroshya ntugihe agaciro, mbega mukabigira nk'ari ibintu bisanzwe. Ati ufashe ikintu nk'icyo ngicyo ukacyoroshya ukakigira nk'ari ikintu gisanzwe, uba uri koroshya cyangwa se uri guca amazi mu mvugo nziza, uba uri gusuzugura unaca amazi amateka yanjye ahahise hanjye. Ibyo kandi ntago nabyemera, ntitaye ku uri we, ntago nabikwemerera. Aha ni perezida umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubwo yari ari kugaragaza ko waba uri we wese atabikwemerera ushatse gufata ikibazo cy'abantu basize bakoze jenoside, cyangwa se abantu bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ugashaka gufata icyo kibazo ngo cyoroshye. Perezida yavuze ko waba uri we wese ngo ibyo bintu ntago yabikwemerera. Perezida Kagame yabwiye abari bari muri icyo cyumba, hari huzuyemo abayobozi benshi b'ibihugu bya Afurika, leta zabo bari abayobozi bakomeye gusa. Perezida yongeye arababwira ngo ntago nkeneye ko mungirira impuhwe, cyangwa se nta muntu n'umwe wicaye muri iki cyumba. Icyo cyumba bari mu kinama y'abayobozi bakomeye muri Afurika, abaperezida n'abandi bayobozi ba za guverinoma zabo. Ati mu bantu bose bicaye muri iki cyumba nta n'umwe nkeneye ko angirira impuhwe, cyangwa se ngo ampe uruhushya rwo kubaho, cyangwa se ngaho uruhushya abaturage banjye uruhushya rwo kubaho. Atoya, njyewe nzabaho kuko ari uburenganzira bwanjye gusa, ntabwo nkeneye ko ari mwe mu uruhushya rwo kubaho cyangwa ngo mungirire impuhwe ngo mbeho. Abwira baraho. Tiyo ndi kumva abantu bavuga ibi bintu, ati ni ryari Kongo izakira inshingano cyangwa se izafata inshingano z'ibibazo ifite ngo imenye ko ari inshingano zabo. Atari ku bundi ni gute Kongo itekereza ko ibibazo byose ifite bituruka hanze ya Kongo, kuko Kongo igaragaza ko ibibazo byose biri mu gihugu cya Kongo bituruka hanze. Hano perezida muri inama yakomeje arabaza ngo ubundi gute Kongo itekereza ko ibibazo byose ifite ari bituruka hanze y'igihugu cyabo. Komeje avuga ati u Rwanda ntaho ruhuriye n'ibibazo bya Kongo, twebwe dufite ibibazo byacu nk'u Rwanda byo kwitaho. Kongo ni nini cyane ku buryo rwose u Rwanda rutayiheka ku mugongo ngo ibibazo byose Kongo ifite u Rwanda aba ari rwo rubiheka. Ati ntago ariko bimeze. Perezida yakomeje avuga ngo nk'uko nababwiye, turi agahugu gatoya u Rwanda, kandi turi agahugu gakennye, ariko iyo bigeze ku burenganzira bwacu bwo kubaho ntimuzatwibeshyeho. Ntago ndi kubinginga, ntago ndi kubasaba, nta n'uwo ari we wese ndi kwinginga cyangwa ndi gusaba. Ati iyo bigeze ku burenganzira bwacu ntimuzatwibeshyeho bwo kubaho. Iryo ni ijambo perezida yavugiye mu nama iri kubera muri Addis Abeba yahuje ibihugu by'umuryango wa Afurika, nyine bino bihugu byose African Union. Perezida yakomeje abwira abayobozi ba Afurika ati dukwiye gukora cyangwa se dukwiye kurenga bino bintu byo kwitana ba mwana, aho umwe azavuga ngo amakosa n'ayuyu andi n'ayuyu, ibintu bimeze gutya na gutya, mbega ubona ko abantu bameze nk'abari kuregana, cyangwa se ari ibintu byo gufata ibintu byose ugashaka ubigerekaho. Avuga ati nk'abayobozi ba Afurika ibyo dukwiye kubirenga, ati ahubwo tugashora imbaraga zacu n'ubushobozi bwacu mu gushaka igisubizo cyazana amahoro y'igihe kirambye kurusha uko buri umwe uko ageze mu nama avuga ngo bano bantu amakosa n'ayabo, bano bantu amakosa n'ayabo, ariko ugasanga abantu ntabwo bari kwicara avuga ngo ese igisubizo cyava hehe. Ngira ngo urebye Tshisekedi mu nama zose barimo nizo twaganiriyeho z'ejo yari ari mu gihugu cy'Ubudage muri iriya nama yari iriho y'umutekano, naho wabonaga ko Tshisekedi yavugaga ati ibi byose biri kuri bano, ni bano bakoze ibi, ni bano bakoze ibi. Ibyo ngibyo nibyo perezida yavugaga ati ntabwo dukwiye buri gihe guhora uvuga ngo ibintu naba babikoze, ibintu naba twitana ba mwana, ahubwo twicare dushaka igisubizo cyazana amahoro arambye. Tukiri kuri ibyo byo kwitana ba mwana, nanone bise bigarura ijambo perezida Tshisekedi yagaruye. Tshisekedi amaze igihe kinini avuga ko u Rwanda ari rwo ruri inyuma y'ibibazo byose biri muri Kongo, ariko Tshisekedi ejo ubwo yari ari mu Budage mu nama yari iri kwita ku mutekano w'isi hirya no hino ku isi muri rusange, Tshisekedi ndagira ngo wumve noneho undi muntu yagaruye mu majwi avuga ati uyu nguyu urega n'ubundi niwe ubiri inyuma ibiri kuba muri Kongo. Wumve. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent
Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas. Tshisekedi mu magambo ye yavuze ati nta na rimwe njya mbasha kwiyumvisha cyangwa se ntago bijye basha kumvikana ukuntu bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi aribo bahisemo kwifatanya n'u Rwanda kugira ngo bahirike ubutegetsi cyangwa se bateze bino bibazo byose turi kubona muri Kongo. Kabila muri iyo nama yari ko yari mu Budage yongeye kuvuga ngo ndabizi neza ko cyangwa se twamenye ko uri inyuma ya M23 cyangwa se inyuma y'ibi byose ari Joseph Kabila uwo nasimbuye ku butegetsi. Byabindi twari turi kuvuga mu kanya. Kabila nyine yahoze ayobora Kongo ndetse yahoze burangari n'inshuti cyane ya hafi ya Tshisekedi n'ibindi byinshi twazaganiraho ngira ngo mu kindi kiganiro cy'uburyo Kabila ari mu bantu bafashije Tshisekedi bura kujya ngo ku butegetsi bitewe n'ibyo bari barumvikanye. Ariko Tshisekedi nyuma akaza kubihindura akigira mu bindi ibyo ngibyo ni ibindi by'ikindi gihe wenda. Ariko Tshisekedi avuga ko ngo Kabila ari inyuma y'ibintu ngo bya M23 biri kubera hariya biri guheruka ubutegetsi, ndetse avuga ati Kabila niwe mushoramari cyangwa se niwe uri inyuma ushyigikiye cyane M23. Ibyo ngibyo abantu bakahita bavuga ati se Kabila noneho yabaye iki, afite ikihe kibazo kakomeje koko kugenda afata ibibazo biri muri Kongo akabishyira ku bandi bantu, abishyira ku bandi bantu, perezida w'u Rwanda Kabila gutyo vuba abantu benshi babonaga bavuga ati hari igihe wazumva avuze ngo n'abarundi banabiteye, ariko ubwo ni abantu baba batebye abo kumbuga baganira. Ariko ibyo ngibyo ushobora kuhita ubihuza n'ijambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavugiye mu nama iri kuba yahuje bino bihugu bigize umuryango wa Afurika, avuga ati ibi bintu turi ku mukino cyangwa se ibintu byo gukomeza twitana ba mwana biri kuri uyu byatewe n'uyu byatewe, ahubwo nk'abayobozi ba Afurika dushakira hamwe igisubizo cyazana amahoro arambye kurusha uko wakomeza ugaragaza ibibazo bihari ngo n'uyu uri kubitera nawe akavuga ati n'uri kubitera gutyo. Gusa bino bikimara gusohoka Tshisekedi amagambo yavugiye mu Budage akimara kuvuga ngo abari gutezura umutekano muke n'intambara yose ngo ni Joseph Kabila, abakorana Joseph Kabila cyangwa se Joseph Kabila no yatangaza ko ibyo Tshisekedi yavuze bigaragaza ko ashobora kuba amaze guta umutwe cyangwa se yagize ikibazo gikomeye cyane mu mutwe, kuba yavuga ngo yashaka kugaragaza ko Joseph Kabila yasimbuye cyangwa se uwo yasimbuye ari uri guteza ibibazo bike mu gihugu cye, akagaragaza ahubwo ko Joseph Kabila akavuga ngo mu gihe twakagombye gushyiramo nk'abanyekongo utangiye kuducamo ibice kugira ngo kuko nimba ari u Rwanda rwaduteye tubasha gukemurira ikibazo nacyo cyangwa se guhangana narwo, ahubwo utangiye gucamo ibice abanyekongo uvuga ngo uwahoze ayobora Kongo niwe uri gufasha bari kugerageza kuzana umutekano muke muri Kongo. Ubona ko Joseph Kabila byamubabaje anavuga mu magambo yati Tshisekedi ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe. Muendelee kuua raia, muendelee kuiba, muendelee kufuta banki, muendelee kunyanyasa raia. Kombo hizi yetu. Tuko tayari tukomboa Kongomani. Uyu wumva uri kuvuga ni umugaba mukuru w'ingabo bita ngo ni ingabo ziharanira impinduramatwara muri Kongo, ariwe bita Generali Major Sultani Makenga. Sultani Makenga hano yari kuvuga yari yasuye abasirikare n'abasirikare ba leta ya Kongo ubwo barwanaga na M23 baje kumanika amaboko, benshi cyane bamanitse amaboko. Abasirikare benshi bamanitse amaboko ba leta ya Kongo cyangwa se ba Tshisekedi. Abo basirikare bose ba FARDC abenshi amagana n'amagana barafashwe bashyirwa ahantu mu kigo bafashwe na M23. Sultani Makenga hano yari yabasuye, hano yari kubaganiriza ababwira ni ikintu yakoze abantu barumirwa. Sultani Makenga yasuye bano basirikare arabaganiriza arababwira ati ndagira ngo mbabwire ko igisirikare mwakoreraga kiri atari igisirikare cya nyacyo. Ati uko igisirikare cya nyacyo ntago ari igisirikare kireba ku moko kivangura, kuko abantu basirikare burumva ko banabyemera, ubwo yabibabwiraga bakabyemera, barabyemera ko igisirikare cya Kongo koko gifatanije n'izo za FDLR cyari igisirikare kigira bo gihohotera bitewe n'ubwoko bwabo. Ibyo twagiye tubibona ni ibintu bibayo. Hano Sultani Makenga abwiraga bano basirikare ba Kongo abwira ati igisirikare cya nyacyo ntago ari kigendera ku moko, ntago ari kivangura. Aribwo yababazaga ati ese murifuza gusubira kuba bari abasirikare mwahoze muri bo bica abantu, biba, batera amabanki, mbega abasirikare bameze nk'amabandi? Baravuga toya ntago ari byo dushaka gusubiramo. Nibwo rero uyu Sultani Makenga yababwiye ati ndagira ngo tubakoremo abasirikare ba nyabo, kuko ntago mwe mwana abasirikare ba nyabo. Abwira igisirikare cya Kongo ibaze uyu umuyobozi wa M23, ariko abasirikare yafashe ba Kongo ba FARDC arabwira ati murabizi ko mutara abasirikare namwe ba nyabo, tugiye kubatoza
tubahugura ariko nimba mubishaka. Yabanje arabaza ati muri tayari twubaka igihugu cyacu, tubohoza igihugu cyacu cya Kongo, tugira igisirikare kizima, mbega tube turi abasirikare bafite discipline. Barabimwemerera abahoze bakorera igisirikare cya Kongo. Ubwo yabwiye ati mugiye gutozwa, muhabwe discipline y'abasirikare nyabasirikare, mumenye ubundi umusirikare nyamusirikare yitwara te, mugere ku rwego rw'abasirikare ba M23. Bose barabyemera. Muri make no kuvuga ngo nimba uyu general Makenga abwira abasirikare ba Kongo gutyo, yafashe nabo bakabyumva bakavuga ngo nibyo, urumva koko nawe ababibona kuba nta basirikare babarimo bari ku rwego rwabo ayoboye ba M23. Kuko arabwira ati tugiye kuba discipline, tubatoze mugere ku rwego rw'abasirikare bangi ba M23, ubundi tutabara igihugu cyacu, turwana intambara itarimo ibyo bintu by'amoko. Abasirikare barabyemera. Bivuze ngo nabo buri abarebye ba M23 babona koko bafite byinshi byo kubigiraho. Bivuze ngo Sultani Makenga yatangiye guhindura abasirikare ba FARDC ba Kongo, akabahindura kugira ngo none baze bamufashe barwanya ubutegetsi bakoreraga bwa Tshisekedi. Iki ni igikorwa bayakoze yamanuye na kamera, akabaganiriza neza, akababaza nimba barafashwe neza. Ubona ko ari abasirikare b'imfungwa z'intambara bafashwe neza, ku buryo banifuza kuba bakorana na Sultani Makenga. Kandi ibingibi kuba yabikoze hari n'amakamera n'ibiki, bivuze ngo n'abandi basirikare bose bakomeje guhunga ba FARDC akanya kariko kose bashobora nabo ubwabo kuba bajoininga M23, kuko urabona ko ari sensibilisation y'abarimo nyine n'ubundi. Muri make ni ikibazo gikomeye cyangwa se gisa nk'ikitoroshye ku buyobozi bwa Tshisekedi kubona ko abasirikare be batangiye guhindukira bakaza gukorana n'abari kumurwanya aribo M23. Nanone Sultani abikoze nyuma yuko nanone yagaragaye mu mashusho yari yabanje yagiye gusura abasirikare n'ubundi ba Kongo barashwe na M23 cyangwa bakomerekeye mu ntambara na M23, bari mu bitaro, arabasura bashyira ibyo kurya, ababwira ati rega twese turabanyekongo, iyi Kongo yacu ntago twakagombye gusubiramo. Ni mu gihe abo basirikare ba Kongo bo baba bavuga ngo M23 mwebwe muri abanyarwanda ntago mukwiye kuba mu gihugu cyacu, babavangura kandi twavuze inkomoko yabyo byose. Ibyo ngibyo rero nibyo bituma akomeza kubereka ko ari bamwe bose ari abanyekongo batakagombye ubundi guhangana hagati yabo. Nako ruba urugero rwiza kubona umuntu wakuvanguye weho wamugeraho ukamwereka ko muri abanyekongo mwese nta kibazo. Mu mujyi wa Bukavu kandi nanone nta masasu ari kuvuga, usibye ngo mu duce tumwe na tumwe uri kumva amasasu y'imbunda ntoya ziri kuvuga gake gake, kuko ngo abasirikare ba M23 bamaze kwinjira no mu mujyi katikati ndani mu mujyi wa Bukavu. Gusa nanone bikavuga ko abasirikare ba M23 nubwo binjiye muri Bukavu nta basirikare ba Kongo bahabona, kuko bivuga ko bamwe bari bahunze. Hari nandi makuru ngavuga ko abasirikare ba Kongo bose harimo bahunze, ariko ntago ari bose ngo bahunze. Hari abandi ngo bashobora kuba bateze bari hafi aho ngo bategereje ko M23 yinjira mu mujyi kugira ngo barebe ko bayifatirana ikigera mu mujyi neza, cyangwa se bayice mu cyuho muri humye babashe kuyataka. Ibyo nabyo n'ibindi biri kuvugwa. Nanone ikindi kintu cyabaye muri Bukavu kuva yafatwa, hari kuba ubusahuzi buteye ubwoba kuva muri iki gitondo. Mu masoko cyane cyane amasoko acuruza ibiribwa n'ibindi byose, abaturage bahigabye benshi b'insoresore batangira gusahura, bikorera imifuka, bikorera ibiki. Urabiza hariho hose intambara zijyana n'ibintu bijyanye no gusahura, abantu barasahura uko byagenda kose. Ndetse ngo hari iturika ryigeze kumvikana risa nk'irihambaye muri Bukavu, ariko ritari ry'amasasu. Bivugwa ko ryabereye mu kigo cya gisirikare kiri Bukavu. Bivugwa ko abasirikare ba Kongo bajya gusohoka muri icyo kigo cya Bukavu, intwaro zari zirimo aribo basize baziturikije kuko batari kubasha kuzikorera ngo bazitware, baziturikije. Niryo turika rihambaye risa nk'iryabaye uyu munsi muri Bukavu, kuko byagiye bigaragara ko n'ubundi bano basirikare iyo birukanze ba FARDC bagasiga intwaro zabo, M23 nizihita ifata igatangira none kuzikoresha ibarasa, nk'uko M23 ejo yavugaga ati twafashe intwaro nyinshi cyane. Ibyo ngibyo rero menya aribyo byatumye basirikare ba FARDC bari muri Bukavu, zimwe mu mbuda zari ziri muri icyo kigo bazitwika, bavuga ati umwanzi M23 ataza akazifata akazikoresha n'ubundi atugirira nabi. Iryo turika rero niryo ridasanzwe ryabaye, naho ibindi ngo ni amasasu y'imbunda ntoya uri kumva hirya no hino, wumva ko ari ibintu nyine bisanzwe biri aho ngaho, atari rya ntambara ya nyayo uvuga ati bari kurasana bya atari. Gusa n'ubundi umujyi wa Bukavu wose uri mu biganza bya M23, kuko M23 ngiri kugaba abantu hirya no hino umujyi bazenguruka ahantu hose kugira ngo barebe ko batekanye nta kibazo na kimwe, aho umwanzi ashobora kuza kubaca muri humye. Ibuka gukora subscribe aho hasi, ndaje mu kanya dukomeze n'izindi nkuru nyinshi cyane. Uyu munsi hari ibintu byinshi turi buze kugenda twiganiriraho. Kora subscribe dukomeze twubaka umuryango mugari wa YouTube channel yanyu. Ciao ciao.